Betesayida hahoraga abarwayi benshi bategereje ko amazi yihinduriza, kandi umuntu wabanzaga kuyinjiramo niwe wakiraga uburwayi bwe. Hari umurwayi wari umaze imyaka myinshi, ubwo iyo marayika yamanukaga agahindura amazi ngo abantu bajyemo, abandi barwayi bamutangagamo. Urashoboye Yesu, urashoboye, urashoboye Yesu, urashoboye, urashoboye Yesu, urashoboye, urashoboye Yesu, urashoboye. Yesu ahamusanze amenya ko amaze iminsi, aramubaza turashaka gukira. Umurwayi ati databuja ndabishaka, ariko sifite umuntu ujugunyamo. Yesu aravuga ati byuka ufata ibyawe ugende. Umurwayi akiruga arahaguruka, atangira kuvuga turashoboye Yesu, urashoboye Yesu, urashoboye, urashoboye Yesu, urashoboye, urashoboye Yesu, urashoboye, urashoboye Yesu, urashoboye, urashoboye Yesu, urashoboye. Atangira kuvuga turashoboye Yesu, urashoboye Yesu, urashoboye. Ni wowe ukiza abarwayi Yesu, urashoboye. Wakijije Namani Yesu, urashoboye. Wakijije ababembe Yesu, urashoboye. Uzadukiza Covid Yesu, urashoboye. Udukiza indwara zose Yesu, urashoboye. Waturishije inyanja Yesu, urashoboye. Ucyaha abadayimoni Yesu, urashoboye. Yesu urashoboye, Yesu urashoboye, urashoboye Yesu, 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 urashoboye.